nibo ururimi rwabyo abahe batingana kubwe nyababyeyi ni ryari umugabo ashaka kugira nyababyeyi ni ryari umugabo ashaka kubyara habyara abagore hatwita abagore birangiye ngo umutinganye ibyo bintu pole sana kanyowe ni ryari uwo muvuna mwe ashaka gutera mu mugenzi winda ayinyuje ari umbase la ilaha illa muhammad rasulullah uyu nguyu se kubera iki nge ntago banyine ntago banyine ntago kwinika uyu nge ntago kareka nta basaza gerageza kugarika natakwinika arakugariika genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibihe byawe bimeze neza cyane udukurikira hirya no hino mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Buri munsi urugendo rwacu rukomeje turi kumwe na Gift restaurant iri mu mujyi mu nyubako ya Kigali City Tower ifite amafunguro meza ndetse na promotion z'ibinyobwa byiza zitandukanye. Tukaba turi muri Alarme Business Center Kagugu aho ushobora gukorera ubukwe ukabona n'amacumbi ndetse na sale na office zo gukodesha cyane. Umunsi urugendo rwanjye rukomereje he Kanyombino Kanyombya live ariko Kanyo yo wifata ugakubita umuntu kuriye ngo uri gukina filime no biriya byanyabyo man seriously kuko njya mbona abantu bashaka kwigira ibintu igihe tukina ugendera ku cyo bakwigisha icyo bakubwiye igihe rero ugiye orusije icyo bavuga out of topic ndagukubita ibyo ni ibintu bisanzwe sinzi nanjye sinzi ukuntu biza uzi ko wakubisa abantu bose baravuga ati oya na mafunzo gukina muri filime ya Kanyombya no ni discipline ya mafunzo none se niba batazi kwiga neza dore ko tuzanye mu rugendo online TV ubwo urumva ukagira ngo niba umbaza ibintu ntunshira no mu maso ukavuga iki ni ikigo ryinazanye noneho abantu bajya no kuri Kanyombya live bakoreho subscribe bafiteho wagarutse kandi bakore subscribe ahubwo bakore niki namwe abanyamakuru dukorana dusanzwe dufite amachannel dufite TV ni mukore uburyo mukorera abandi pin iyo umpininze nanjye ndagupininga gatebe gatoki no gupiningana abangaba banuza abapininge ariko nibyo bya bindi numvise mu kiganiro cy'abanyamakuru nangwa ni wowe cy'amashyari amashyari ubanza babona Kanyombya yazamutse babona bati iriya Miss Rwanda 2023 irazamutse igize 200 na bakavuga ati agatipe karazamutse daragati agatipe ni nge nabwo ndi agatipe ni type wivuga ga ni Kinyarwanda type ni Igifaransa n'icyongereza type arazamutse ibyo ni byiza bafite igitipe se ni kinini ureba se nganda niki ariko uko biri kose iki nicyo ngendi ntabwo ndiga nuko bimeze hagati hari mushiki wa Moses cyangwa se Motion umeze neza Nyampinga umeze neza cyane Peri umeze neza umeze neza cyane ubwashize twahuye utishimye bitewe na situation yari hari none ndabona biba byiza buryo udaheranwe n'ibintu iyo ikintu cyaje kiraba kikarangira ubuzima bugakomeza ndumva turi imbere y'umunyamakuru akaba ari we Gakire ari kumwe na aka kantu baje karanshimishije hari akantu bavuze mbere tugikomeza ndabona uvuze ngo ni mushiki wa Motion Moses Moise I don't know ibyo ngibyo ntago bindeba kuko w'inyamasheke toto wa kwetu nashake abe inyamasheke ureba kwijwi none ayijuside nashaka wo kwijwi ntacyo bimbwiye nagwa ku nkombo inyamasheke urahakunda nuko gusa mbazi bakafashuzo bana bashari bana bakabwa nuko ari wo habinyamushobora okay ibi ni binyamushongo none amaze kuyimbwira neza nashaka kugira ngo aducire mu mayange mugabo aducire mu mayange atubwire nduvuga ngo ari yababaye kubera impamvu ni uzizi wo uzizi batubwira aho bigeze bya Motion niko nabyumvise mu makuru kandi nkarebera ku televiziyo ibyo bintu kandi birimo step by step birimo time by time tuvuga ngo bamubanje ubutinganyi bakamubanja iyo byabwenge n'ibiki wowe ubiziho iki ukaduha information kuko ni wowe mwegera we umwegereye cyane kandi vuga cyane nk'uwariye kuko abakuru ariho gusa ibyo ubona nibyo nanjye mbona kubera ko hari bakakanya ntago turi kumwe so nzi baramushaka wi ibyo
ibyo ubona nyine uko ubibona niko nanjye mbibona. Genda numvise ngo yanywa kamogi aranabyemerera ngo yanywa kamogi ari mu Butaliyani biramureba nashaka ngo n'amazira ntoki mu Rwanda ntirwemewe ntabwo byemeye mu Rwanda niba temeye mu Rwanda ariko akaba yaraje afite akantu mu mufuka ngo bakakaba apana gasamusamu biramureba hari muganga yasabye ufite agasamusamu bakujyana i Butare bakareba ko ushaka guturubura nangwa ushaka kuderanja abantu nabwo uturubuye ugaturubura ntuturubire umuntu nta problem ariko uturuwe na bene wanyu nabyo twagukurikirana ariko niba ufite trouble yawe ubutinganyi buvugaho iki uretse gato nabyo urabimbaje numvise ari byo ndi bukomozeho nabyo ni step 3 ni step 3 turi ugendereho subject 3 none nawara bibwira ku mwanya we kwa wakati wake none bakavuga ati baje baramusaka basanga afite akanuza bakitonga nari bumbumo yakanuza ibure sinigeze nk'ibyo bintu sinamenya bubure nangwa bure icyo bisobanuye bure ide bure is a bure igendera mu birere sinangwa I don't know ariko ngirimo nuza akamugi niba baramufatanya akakisobanura hari ikibazo mbona nta kibazo mbona apfa gufata bamufatanye abingu niba rero bari bagiye gufura imyenda bakasigamo ko kabure kabaye mu Butaliyani that's okay ariko bagategereza bati igihe tuzarugufata na dore urungu none turarutwitse nkuko bari bafatana hariya bakabitwika turarutwitse igihe tuzagufata uri gushitura ngo ni ugushitura tuzakwereka tuzaguhana ibyo byagira inzira ibyo ndabyemeye ariko rero tujye kuri iryo jambo ryawe ry'iwanyu ry'abatinganyi nawe ni Nyamasheke se ese ubutinganyi mu Rwanda bugiye gutunguka Nyamasheke nka korona naho uko yatungutse mu Burayi hariya hirya ariko nibitunguke gutingana rya nibiki gutingana mbere mu Rwanda se umutinganyi wazanye ubutinganyi bwa mbere mu Rwanda uramuzi ngaho ntinga mwebwe niho bikomoka urumva ko ari mwe barega ye ntabwo cyo bandega ntago ari twe bikomoka bari kukurega ubutinganyi Moses si mwene wanyu ntabwo ari mwene wacu ibyo ari byose ubutinganyi bukomoka iwanyu Nyamasheke oya no se ntabwo ariko niwe wabuzanye bwa mbere mu Rwanda this one listen to me fuck you ceceka reka mazi mubaze ndashaka kubaza none ariko si umutinganyi wa mbere abaye wa kabiri cyangwa gatatu disguise it tubidiskiteho n'uwijana ubu bwabujana na rimwe ibyo ngibyo ntabwo tubyemera na Museveni yabivuze impamvu sibyo nuko iyo umuntu yamenyekanye please afite izina sibyo abandi bose bamwuririraho ntago bisobanuye ko ari we wazanye ubutinganyi buri gihe buretse gatoya icyo nshaka kugira ngo nkubwize ukuri noneho kuri guca muziko ngo ni gushya ariko kurashya da sometime ariko rero ndakubwiye ngo niba gufatanya igihanga byemere ko wakoze nabi ni nkuko nabana basaba imbabazi ati ngiye niciye kanaka nakoze icyaha iki niki none mumbabarire ndagikoze gutya na gutya akisobanura ati ngewe nishe Gakumba nica Kayumba nica Samuel nica kanaka buretse ari jana yagasaba imbabazi ati ngewe ndabyemeza ko nabikoze baramubabarira ariko niba ngufatanye igihanga cyo kunkura umugi narunyoye bamfashe nguru narutumwe kwanza uranuka warunyoye nguru urarufite icyo gihe ndahanwa ibyo birumvikana icyo impamvu rero mvuga ngo niba baramubonye mu mufuka yayemera ko yarunyoye hariya bararunwa no kurwina bararwina niba barunyuza mu matwi niba ari imunyo nangwa he simbizi ikintu bita reka tugaruka ku butinganyi ubundi kuba umugabo yaryamana n'umugenzi we bahuje igitsina uwo bifatutse c'est très imbécile c'est bête ndashyikira Museveni nyewe ndetse bete sense yawe imezite ntose ubuhuye n'umuntu mungana reka nkubwire ndashaka kubwira igifaransa nuko utize uri imbwa uri umugabo wakuri hano ariko ndakubwira ce qu'on appelle attraction et abstraction attraction ngiye gushyira magneting attraction d'amour Imana yaturemye kugira ngo Imana ndeke kujya mu madini ariko tuvuye tuti ukuntu turemwe kugira irari nk'ukuntu wabona inyama nangwa imbwa ibona inyama iti wama nanjye ukuntu nabona niba ari irari urarigira ari yawe yakubika izina cyengo witwa nde ugira irari izina ryawe riri muri WhatsApp yanjye witwa nde muri Perry mwahindera n'imvugo kandi muri abanyarwanda fuck noneho urumva nkabona Perry nkabona ukuntu ateye nkabona amabere nkabona ukuntu ateye uko aryoshye uko anyohereje ya attraction kuva ndamukunze nkamukora mu musatsi gutya oya siki ntago wankunze urwo n'urugero rutanze nongere kunkora uko ntago sawa va kunzonyo ntacyo nakora
noneho asemo ukumva uramushaka kuko mudahuje igitsina. Ni gute rero igitsina kandi ibyo bitsina mudahuje bifitanye ireme uko Imana yabiremye. Nuvuga ko icyo gitsina ni kindi gitsina. Noneho bya bitsina byo bigoryi ngo nibyo mugiye guza. I don't know, ce n'est pas quelque chose à expliquer, inexplicable, nsimbyumva. Ntabwo nisobanuye ukuntu cya gitsina ibitsina cyane cyane ça fait l'amour. Tout l'amour descend vers la sexualité. Ntabwo niba ngukunze biri buze kugeraho biza urukundo rujye hehe rujye muri sexualité. Urumva? Aho hantu ndahatinda cyane mu mbabare ikiganiro gikomeze gitinde ko ndashaka kubidefanda. Noneho wowe amuri yawe iramanutse utangiye gukunda umuhungu mugenzi wawe bimanutse muri sexualité, bya bitsina bimaze iki birakora iki? Bihura bikora iki bigoryi? Ni nk'ibihangara birwana. Bagiye kwishimisha. Kwishimisha gute? Wari bafata ibihangara bibiri bikarwana. Komaleje ko. Ça dit pas. Noneho ngiye gufata igitsina gore da. Tujye ku gitsina gore. Ubwo rero igitsina gore cyakunze mugenzi wacu ngo kiratinga cyo gatingwa n'impyisi ni. Noneho ngo aratinga mugenzi utinge koma. Comment de base y'isafuriya ukayifata ukayihuza n'iyindi, ça donne quoi? Ça donne rien. Mais ils vont prendre un mortier ou comme ça c'est autre chose, ça se montre bien, ça fait dissomber, ça permet dissomber. Ariko noneho ufashe umugore ngo aratinga mugenzi we, qu'est-ce que ça dit? Ko ngaba mwiyumvamo. Amwiyumvamo iki? Kwiyumva abamwibeshyaho. Tukomeze. Abamwibeshyaho. Genda kubwiye kugeza ibyo Museveni ari kuvuga ngenda byemera kandi ndabishigiye. Kuko kubera ko arabwo atamahanga mwikwivanga mu mico yacu, mwikwivanga mu bintu bidashoboka. Ibyo Imana yabiremye ihuza ibintu bidahwanye bidahuje ibitsina. Noneho mwe muraza kuturemera ngo abana bacu ngo bahuze ibitsina. Jamais. Manuel ahure na Manuel, Bosco ahure na Keremeni, Margarita ahure na Gatarina. Ça se fait jamais. Ntabwo bishoboka ngenda mukikiye cyane. Biteye ni seseme tout d'abord. Wamaze kubona ko ibi bintu ubajije Kanyombya ntago ashobora ntabwo ashobora kubyumva. Kubera ko firstly arashaje. Icyambere cyo kuba ashaje bituma yizirika ku muco, sibyo? Yizirika ku no. Arashaje kandi umuntu ushaje yizirika ku muco, sibyo? Ntago azi monde tugezemo. Niyo mpamvu. Ntabwo ndumutinganya. No reka nkubaze. Bimaze iki? Ntabwo ndumutinganya. Ariko please nyine we ntabwo wabyumva kubera ko niho kubona umuntu niho kubona abakecuru bo mu cyaro. Abakecuru bo mu cyaro bambaye ipantaro baravuga ngo wabaye indaya kandi ntabwo ariko biba biri. Niyo mpamvu Kanyombya kakanya arashaje nyine ntabwo ari muri monde yacu kuba yakumva ibigezweho. Winyendera aho mboneye. Nanjye sinkwendera aho mboneye. Ariko nyenda oyaye. Reka nkubaze hari ikintu ngiye kubaza ngewe. Igitsina cyawe cyaremewe iki? Kugishyiraho supaguru? Ibyo ntabyo nzirajya kubaza Imana. Ntajuzi Imana urajya kwibaza Imana wayikura wowe wayikura. Ajya gukora pipi. Nkora ibintu byinshi. Noneho ndashaka ukora ibintu urashyukwa se urashyukwa. Nkora byinshi. Ndakura byinshi ngenzi nshaka umuntu umbwiza ukuri urashyukwa. Okay, Imana. Ngendi muganga ndabivuze. J'ai fait la biologie c'est pas pour rien. Et puis si fois j'allais expliquer à mes enfants, expliquer à tous ceux que je dépasse l'âge, c'est parce que je vais expliquer la vérité envers mes enfants. Nico, je vais te demander, ndareba unakuze. Urashyukwa. Ibyo ngibyo. Wararimwe. Private life. You have the kitchen. Utangiye byongereza kugira ngo ubeshye amahanga. You have this is my private life. Yeah, this is my private life. Maybe I don't know. Ese kirabyuke nangwa kirahomba. Genda kubaza niba ufite igitsina. Gusa yawe hadashyukwa. Ndi wembajije. Ariko ni umuntu. Ahubwo buri kintu ndakugeraho. Ni umuntu nawe yasubiza. Ni umuntu kandi ni umukobwa. Tubwiye wowe urashyukwa. Ndashyukwa. Genda utinga abahungu bagenzi bawe. Suri normal. None se siniri normal ntabwo kubikora. Ni ibyumviro byawe. Ni normal. Urajya gutinga Manuel. Kubera ko nawe ari normal. Bitari byiza, bitari bizima. Ubwo umuntu wese ufite igitekerezo gikora kubw'impamvu. Reka ngwire. Umuntu ushaka gutinga mugenzi we
udafite igitsina udafite ibitsina bitandukanye abarenze ku musazi ntabwo imyuka murebeshyera ngo umuntu afite imyuka ya satani umuntu afite imyuka y'Imana iyo satani yanyu mushyira uruhande nangwa mujyane muyibike mu shambure yanyu nangwa Imana yanyu muyibitse mu kiliziya ndaza kuvugana nawe nyuma ariko reka mbanze kubaza umuntu biologiquement parlant umuntu ushaka gutinga mugenzi we bahuje ibitsina ese ntabwo aberengeye ku musazi ashaka no gutinya gufata amabyi ntabwo bavuga ubusazi bavuga ufite uburwayi bwo mu mutwe noneho abo ngabo mbise abasazi mwaje umufu nuvuga ngo rero bafite uburwayi by'ibisazi barufite ibirwayi by'ibisazi noneho ngenda bivuze ngewe ariko ngendemerana na Kanyombya umukobwa wawe ariko uburyo nemeranyamo nawe ni bumwe gufata umukobwa mugenzi we jamais namwica ntabwo yaba kwisi uzi ngewe ntabwo nemeranywa nawe nuko ntabwo ari muri Amerika niyo bazana muri Uganda umbase ko warumubajije mu kanya peri warumubajije mu kanya buretse ubanze nanjye uhansubize afite igitsina wowe ngewe mbaza afite igitsina kiremewe gukora iki cyari Imana yagihereye umuntu gukora kiremewe kurongora umugore nangwa umukobwa ufite igitsina gitandukanye n'icyanjye ntabwo kirekire cyane nta condition bisaba nta condition bisaba condition bisaba cyangwa umukobwa muhuje buretse condition bisaba hari itegeko kugira ngo utaba nk'inyamaswa kuko inyamaswa yurira mugenzi wayo ihene yurira nyina ikorera nyirasenge ikorera nyogosenge n'ibindi byose inka ikurira inka mugenzi wayo nyirasenge sekurume uko byavutse inkoko gutyo n'izindi nyamaswa kubera ubwo bunyamaswa tugomba kubwirinda ko Imana yibwiye ko mwe bise Imana hariya ko turavugana nyuma ndibuze kuza kwibaza ndanasaba imbabazi niba ari cyo nkoze kibi ubwenge yampaye noneho bakaza gushyiraho itegeko kugira ngo tutazurirana bati nyabuna ni murongore mukwe mushaka abageni imyaka nigera kuko ushaka kubona umusaza w'imyaka 30 agiye kurongora kana k'imyaka 2 nangwa 3 ibyo bintu byo biziririza nibyo twanga nibyo dushaka gushyiraho itegeko iyo tegeko twarikurikira rero tukategeka tugashaka itegeko riduhindura abantu rikatujyana mu muntu non sauvage be human ngaho usubiza wowe uravuze ngo none yawo wandingaga ngiye ukareka gutinga mu bantu bujuje imyaka y'ubukure rwose itegeko ryarategetse ritegeka kuva hasi kugera hejuru ritegeka itegeko ubwo byemera ko anarongora umugore w'abandi yatandukanye n'umugabo we nkamurambagiza nshobora kumurongora nabwo nibeshye kubera icyaha nshobora kumurongora yankunze nanjye ngakunda tukibeshya twarongorana ça c'est une vérité uko nukuri gucyumva ari kwibeshya se n'umujura ashobora kwiba ushobora no gukora icyaha cyo gushaka kurongora umugore w'abandi itegeko naryo rihari riraguhana urongoye umugore w'abandi iyo tegeko rishobora kuba ryoroshye nangwa rikomeye ariko itegeko rirahari ryo kutubuza kurongora umugore w'abandi kugura indaya nabyo rero yagukunze irashaka amafaranga urayafite uraye amafaranga ukora ibyo ukora kubera sexualité kuko ufite ubumuntu ufite zambaraga Imana yaguhaye kubera sex yawe kubera igitekerezo cyo gushaka gusambana tubite gusambana none ushaka kwisambanira kubera ko sex yawe yatombotse niyo uriya nayo irashaka amafaranga uriya ubwo burashaka amafaranga nibigeraho sex iribuze kuvuga ngo irashaka tuhure niduhura sawa akira amafaranga ndigende sawa hari cyo ushakaho kugira ngo ntikiya gahunda yo kubana n'umugore wanjye nawe ntabimenye ku itegeko riramana nabimenye itegeko riramana aberi hano ntago twamuhaye ijambo ngira ngo Kanyombya tuba twumva tuba turimo twumviriza ariko urahaze waza amagambo nkwigishije nangwa se ntakwigisha ariko amagambo ndwanya yawe kuvuga ngo abatenganye ngo ni ubushake bwawe niba uri mutinganye ndakwaza ufite igitsina nakubajije yewe ntago ndi umutinganye niba igitsina cyawe ugihishe ngo ni privé twe turabifite rero mu panaro Okay, nje ntago ndi umutinganyi nta nubwo wenda nta nubwo ikigikiye cyane ubutinganyi ariko ibyo uri kuvuga nje nta muntu numwe nje najya kurwanya mu bitekerezo cyangwa kubera ko buri muntu wese afite uburenganzira no buri muntu wese afite uburenganzira byo kumva ibintu uko abishaka kuko nje ntago nzakwanga ngo nuko nje nawe tutumva ibintu kimwe wowe ufite ibitekerezo byawe sibyo wowe ufite uburenganzira bwo gutekereza uko ushaka ariko we nuriya nanjye nari gutegeka nkawe ndakuvuga ubwo burenganzira bwawe ni ubusenzi uburenganzira bwo kubwira abantu ngo nibambare ubusa bahene uko wadusanze hano nko mu Rwanda wasanze umuntu aheniye ntago yabakoresha
Okay, reka nkubwire sibyo ngo numvise ngo umuganga gakondo ngo hena turebe mu mugani w'abanyarwanda yavuze ngo ariko bitewe nuko icyo gihe byaba ari byo byiyumviro byawe wahena la ilaha Muhammad rasulullah we anacuruza imiti yongera akanyabugabo turabigeraho ngaho irwaneho ngewe se ngo nuburenganzira oya ngereka nkubwire sibyo abantu bose dore ikintu abantu bamwe twitiranya dore ikintu abantu buretse ngusubize sibyo dore ikintu abantu twitiranya ntugatekereze ko uko utekereza ariko nuriya azatekereza ko nuriya azatekereza kuko buri muntu wese afite ibitekerezo bye buri muntu wese afite uko atekereza ni uburenganzira bwa mama wanjye kwicara agatambikiza akagira amaguru akagira gutya akambara ikariso nkarebayo ndi umwana we tureke ubutinganyi abanyu ngewe wanjye ntabwo yabikora niwacu umuryango n'ubwoko bwanjye ntabwo wabukora abikoze wamugira umwega ntabwo umwega bikorwa okay amukoze wamutwara diswano tugende muri okay usibye kuba we wakumva ko ari amahano niki kindi wamukoraho ntiwamukubita ntiwamwica n'amahano nyine what's the meaning of amahano izina ni amahano noneho amahano ahinduye iki sasa tubwirize noneho wowe ndashaka kugira ngo ugende ukonvenke abantu ubwire mama jya wiyambara uko ushaka nta kibazo mama nubwo wakwiyambara ikariso ikagwa ngiye nkareba nta kibazo papa ndakubonye ndishima papa ahubwo papa gwino nawe wikoreze papa icyo kintu gikora iki papa gwino kingirije vous êtes satanique vous êtes des sauvages vous êtes des imbéciles vous êtes des idiots des connards reka nkubwire bacuma umva se le clan des idiots reka ngucire umugani nubwo reka nkubwire ngende bugiye France none kuko ndarakaye baca umugani des idiots vous êtes le clan des connards vous êtes la famille des imbéciles moi je comprends pas vous n'êtes pas des humains vous êtes des sauvages umva manze nkubwire baca umugani mu kinyarwanda ngo isasu riva ku cyuma please nta sasu riva kuri plastic right niyo mpamvu kuza uko umubyeyi azatoza umwana niko uwo mwana azakura nta mubyeyi w'umusireye queen uzatoza umwana we ngabe mama pasteur sibyo nimba umubyeyi w'isireye queen agenda agatambikiza hariya n'umwana azabikora kandi azabirabone it's fine isasu riva ku cyuma nta sasu riva kuri plastic explain your sentence nuvuga ngo wowe niba mwarareze abana banyu gutingana mu Rwanda nta butinganyi dushaka nimugende mujye gutingana iyo ngiyo hakurya ya Uganda hakurya ya Kenya hakurya ya Kenya mujye Somalia Ethiopia mukomeze mujye gutingana iyo nimugira muri Russia nimushaka mugwemo mukora igihugu cyane mutingane turababemereye ariko non tingani in Rwanda non tingani in Rwanda non tingani in Nyamirambo non tingani in Kabeza non tingani no okay reka nkubwire sibyo for me myself ntago mbyemera sibyo ntago umutinganyi ntago mbyemera ariko reka manze nkubaze mbere gato no singusabye ngumpobere kuko ushaka kuneza ibibazo ntago njyewe naguteza ibibazo ahubwo reka manze nkubaze umpobeye ushaka kunshumuza reka manze nkubaze sibyo ubutinganyi simbwemera ariko se nimba mu gihugu kirimo abantu sibyo no barenga miliyoni zingahe uko abanyarwanda tungana sibyo bazamura idarapo wowe Kanyombya urinde wo kuvuga ngo iryo darapo barimanure barimanitse abantu bose babireba nako barizamuye abantu bose babireba gusubize la folie commence par les gestes et puis la folie peut conquérir et convaincre nuvuga ngo jewe ibyo ngiye byo kuzamura ibendera ngiye kugura urundi rugero ni nk'ukuntu hano higeze kuza abantu baravuga babishyamo ibiyobyabwenge kuyobyabwenge ntabwo ari uko kanyanga gusa kubiyobyabwenge ntabwo ari uko nk'urumogi ntabwo ari gufata mugo n'ibiki ibiyobyabwenge n'ibitekerezo n'ibiyobyabwenge kuko gutekereza ngo ntagiye gutekereza rimwe kugera kuri kabiri ngo umwaka wa 2019 bibiri noneho Yesu isi izashya izapfa nabi noneho ukazamuka umusozi wa Kigali ukabwira abantu ngo nimuze tugurisha ibintu byacu mugurisha ihene n'ibiki turapfuye Yesu azaza ngo isizananye ngo Yesu azaza bikajya hariya bigategeza ko isizarangira umugore ukadehera ibigoryi bikareba hejuru inzara ikabyica biti tusubire mu rugo kanyabo abana bararya iki ibigoryi sesa ibyo ni ibiyobyabwenge biba yiteye akitera ikintu
virusi kamujya mu mutwe kugira ngo atekereze ko Yesu azaza uretse aho ngaho tubasubike n'urambaza arabona ishyano mbwira muri Kenya ejo bundi ikintu cy'ikibureweri cy'igipasiteri cyabeshya abantu ngo muretse rero ngo Imana rwose turagiye muze tugende tujye hariya Yesu vraiment c'est grave Mungu araje ubwo aradukiza naho ibyo muri hano ntacyo bimaze biragenda ibintu biragenda birabura birapfa by'ibigoryi bibicucu bagiye mu butayu paseri bamujyanye ishishi itabona niba yaragenda akite bakarya akabaza akarya ibicushu biri kwicwa n'inzara we don't know ntago tubizi urareba ari ibiki ni ubugoryi ni nk'ibyo byose yo kuza muri bendera iyo yabatinganye wisemo ibiyobyabwenge byo kutekereza ko ushaka gutinga mugenzi wawe kandi Imana yaremye sexe kugira ngo sexe tuzihuze tubyare nangwa sexe tuhuze twishime none ukafata sexe kujya kwitunga nde ni witunga mu ijisho niba ari he sinamenya I don't know ubwo uri ikigoryi bya biyobyabwenge byakujemo les fausses pensées les fausses pensées ibitekerezo byo kwibeshya okay okay nuko bimeze ibintu ngira ngo turabyumvisha ariko buri muntu wese afite ukwe yabivuga ibyo ni ibitekerezo cya Kanyombya ushaka tuzamuri bendera nawe niba uzamuri ibitenge oya kubwanjye ntago mbyemera ariko ntago nahutanya uburenganzira nimba utabyemera ntago ari ngombwa ngo uhutaze ababyemera reka nkubwire none yongeye ko nawe hari ibyo wemera baguhutaza urugero nduzanye mu Rwanda iwacu basi dukunda abana dukunda ubona ukuntu ababyeyi bafata abana umwana nakora icyo ashatse nawe ukubita umwana burya ngo niravuna umwana n'umutware reka tureke umwana agenda afata amabyi ndayavuze dore ko muvuga ngo nibitoza soni ndabivuza amabyi n'amabyi appelez le cochon par son nom si on parle du caca en français pourquoi ne pas parler amabyi mu Kinyarwanda mwihaye kuhishahisha kwanyu mukahisha utuntu amazirantoki ngo amazirantoki azirinde umwanda no kuba ko amazirantoki nta mabyi noneho ushaka kujya gukora amase ngo ntabwo ari amazirantoki ngo ni meza ngo nifumbire kuki tudashobora gufumbiza n'amabyi arafumbira deje Gibutari ujye kurira kuri gereza hari ibyabaye noneho umwana aze bebe umwana ngo ntakubitwa afata amabyi ayasige kuri nyina gutya ngo muri kumwana ndihanagura muri kumwana afata umushyitsi waje mu rugo nkanjye ndi depite kanaka nangwa se ndi umuprofesseur runaka wigisha ibinibi umwana araje umushyitsi yaje no il faut laisser l'enfant akareka umuntu asiga amabyi ça ne se fait jamais on accepte pas nagutubyeme umwana wawe nagusiga amabyi ariko nasiga abandi amabyi no jamais ngira ngo ibyo bintu kuko bayava umwana wundi ngo abishingonda naje kukubishingonda ze akuryoshya inkwenda ze iri ariko ntabwo ashaka kuza kunsiga amabyi ku muntu andi umushyitsi okay Kanyo ibintu uvuze murera abana banyu neza ubigisha ntawe babwiye ngo babakubite ahise abyumva neza buri muntu wese atuye mwibye dukomeza ikiganiro cyacu Abeli yibwe abe bite umeze neza cyane uyu niwe agahini yishe mani buriya bintu byari bikaze buriya bintu byari bikaze anziza ikanzu wa mbere mbonye wapfuye akazuba anziza ikanzu by'umwihariko Abeli ngira ngo ntago ari ubwa mbere ngira ngo ni umubyeyi n'ubundi wa Fabrice tugenda ujya kuruka ugaruka mu kiganiro Abeli by'umwihariko ni n'umuvuzi wa gakondo ufite adresse akorera Kimisagara ku bantu barwaye bwara harya n'ibihuvura we numvisha abantu bari kuvuga ngo mu kanya kacize arahanuka turi kumwe bari kuvuga ngo usanga ibintu byuzuye ngo abantu bose bari kwivuza ngo akanyabugabo Kanyo cyane cyane rubaga impande igifu umwijima n'izindi ndwara zigiye zitandukanye rubaga impande imyijima ngumvuge cyane nk'imiti ariko n'ubundi buryo wavuga kose se naho indwara zose zo mu ruhu turazivura turabafasha n'akanyabugabo mu nda rurura ruhari nazo ni mu gihe wageze nyine mu nda ni mu nda hari yamara hari none se umwijima urihe na imaro rubaga impande igafata he ku mubiri mu mubiri ni mu mubiri rero rubaga impande ifata mu mpande uretse ntubyumva rubaga impande uyu mutinganyi ni hatari oya ntabwo yari umutinganyi reka ahubwo mbwira ngo nkwitingire kuko turega uyu umva nkubwire ufite umugabo ugutinga afite umurongora we nagutinga badahuje sex
ukurongora ntago ndi umutima ufite umugabo ukurongora ntago ndi umutima ufite umugabo ukurongora byemeze di ntawe noneho ntawe mbwira nkwirongore Ntago, kuko nararemwe be ntago nakemera abasaza okay emera abasore dore uwo ngo arakuvura okay wiwe twagana ubonye imboga wawe Umucyuro. wamugwaho kubera kuba twese turi ba Rubavuda izi mpande zose zarabazwe zarashize uko nk'uko ubibona yaba ruriya nyine rubaga impande izo mpande zose nta na rumwe ruzi waranyumvirije ntawe ubwo wakumpa komeza di komeza utubeshye nawe nakukubeshya Kanyombya nakukubeshya wowe ni karibu ugera hara Kimisagara impande watwaye ukamuvura rubaga impande kwimumereye nabenda kumuhitana vuba Kanyombya turamubura mbese n'abantu bafite ikibazo cy'imitsi tubafite imashini zigorora imitsi ngo ngubwo ndikona Kanyombya ubwo naremwe nta rubaga impande dore ndi muzima ikibazo cy'imitsi cyo rwose ikibazo cy'imitsi Kanyo tuvugisha ukuri wava hano ukiruka ukagera hariya ku muhanda wajyayo wapfuye iruka abasazi niruka se nasi nicyo kibazo ufite nicyo kibazo ufite cy'imitsi ubwo bivuze ngo iyo turi gukora kwa kundi sport ya indi yo ku cyumweru ubwo biba bivuze ko u Rwanda rwose uduhinduye abasazi reka nkubwire rero urambwira urantegeka kwiruka je ne peux pas sinshobora niruka ruko ushaka kujya muri sport niruka ku bushake bwawe none sport nari mvuze urambwiye ijambo rikuvuyemo uritekereje wewe wenyine bya bitekerezo byaje by'ibitekerezo bikugiye by'ingenga wawe muri wowe guhaguruka wiruke nta no foolish nese ndabikubwiye ngo haguruke yakubajije ngo wava kwiruka ukagera hararwa ikintu maze kubona utangira uriye sinshobora kubirya ikintu maze kubona ni kimwe Kanyombya afite ikibazo cy'imyumvire mibi ntago mukivura kuko afite ikibazo cy'imyumvire mibi yemaze kubibona afite ntago yumva ufite ikibazo cy'imyumvire mibi kumva nabi kuvuga ngo wowe uramwe urantegeka ngo haguruka wiruke nabagutegetse reka niba ndumusendaguruka niba barakubajije ndakubajije ngo wava hano wiruka icyo nacyo ni ntabwo mubwiye ngo haguruka ugende ikigeragezo icyo ni ikigaragaza ko ufite rero imyumvire mibi icyo ni ikigeragezo niba utarwaye rubaga impande ushobora kurya ibiryo bingana gutya simbishobora ntabwo mbishaka nimba utabishobora rero subiza ngo simbishobora oya ntabwo nabishaka wijya kuzana imyumvire mibi akanyabugabo baragakora neza agaki akanyabugabo nta nakazi yakanyimi yakamaheze kare byo mukorera nta mugore ugira wa mugabo ndakubwiye nubwo mufite ariko ndashaka kwereka ukuri kwacu kwa nk'abagabo w'Akanyombya kamereze nkwereka aho twinikaga amamera nta muntu afite oya uyu ngo yarambaje oya nta muntu ufite mpereza nkwereka aho twinikaga akanyabugabo baragakora neza ninsindwa ndarihinyana ni karebo uze nkwereka winika uyu nguyu se kubera iki nge ntago banyimye ntabwo akwinika uyu nguyu ntago kareka nta basaza gerageza kugarika natakwinika arakugarika umuntu byonyine wagize ubwanwa bw'umweru ntacyo kimwe twavugana bw'umweru paka umweru n'ubwanwa bukaba umweru yewe ntabwo ubwanwa aribwo bukora ibyo bakubwira ahubwo ufite imyumvire nabyo birakora kubera ko baravuga kari ku mutima gasekara ku munwa n'akari mu birimo imbere barakubwira igikoresho ukatubwira ubwanwa hoya byose reka nkubwira hano we have the subject dufite subject ahantu hose uri kumva kuko ntabwo washaje ndetse washaje erekana inzara zawe ko ari ibice ko ndari darazi uragira ngo inzara ni ibice yewe nta tugiye mu biremwa none ndakubwiye ngo turavuga sex byagutsinze ntacyo ushoboye ntabwo byansinze kubera yuko sibyo ngewe no umva banza wumve ngewe nize icyo bita psychologie clinique psychology nangwa ko psychology iyo ngiyo psychologist ni icyongereza clinic psychology bavuga mu gifaransa psychologie clinique okay biterwa na buri muntu prononciation akoresha n'amashuri yawe ni make 0 sur 10 reka nkubwire Kanyo ngewe buri wese agenda azane diplome turebe urufunda amashuri ndashaka kuba ikizamini kizane nge kuba ikizamini ngewe muri segonderi nize PCM nyivamo njya muri PCB kugira ngo wumve n'uburyo ndashaka kubwira hariho biology na chemistry wize chemistry nge nize mate niga physique niga biology niga na chimie right iyo section ubundi usibye umuntu
ufite IQ sinzi nimba IQ zicari cyo iri hejuru nta n'umuntu ujya wiga nta nubwo ushaka gukora abantu bize ibintu byose uko ari ibintu cyarimwe asiga unyurisha amashuri ndakubwira ama formula ya already no kubivuga byakunaniye how can I answer without a question ndakubwira no kubera amenyo buretse okay niko aha okay ubaze ibyo ushoboye kuvuga sibyo amenyo nibwo agiye ikibazo bitewe nuko umuntu ntagazi kuvuga sibyo nta nubwo azi gusobanura ibyo ashaka kuvuga aho ngaho akugora utanga igisubizo kuko ushobora kumuha igisubizo kidahuye n'ibyo ashaka gusobanura explaining Emi depends na Emi ushaka kuvuga patoxide ndagufasha uramfasha de sodium nibuze patoxide de sodium na formule okay uze kuzanye gukorere kuko bano bantu bose bari kutureba ntago ariko namwe mu bimenya bize niba mutabizi ntago ariko bose dore ndababwira andika P ni igiki si phosphate PDO5 birarangiye nibyo nyibyo mubifate niba atari ibyo niba mwarize igiki arababeshye ibyo bintu ababwiye nta nubwo bibaho P kabiri O gatanu exactly oxygen ngana noza wamubonye wamushimise dufite nta kintu na kimwe urumva ibyo bintu biwe nta nahantu bihuri please ibintu abahaye ni kwa kundi ngewe uzi gukora amakara mu isukari urabizi no banza umbwire buretse gato isukari ukuntu uyikoresha ukuntu abantu bayikoresha biratandukanye niyo mpamvu izo siyanse ebyiri zitandukanye uri gutanga wari gutanga uburozi ntabwo uri gutanga ikintu cyubaka aba bantu baramutse bakoresheje iyo formule uri gukora waba wishe abantu bamaze O5 mumbwira icyo ari cyo waba wishe abantu bamaze wese ndashaka P kabiri O gatanu muze kumbwira mubimbwire mu cyongereza no mu gifaransa akirasha P2O5 never icyo nicyo kintu cya mbere kigaragaje ko nta mu scientifique uri muri Kanyombya kubera ko nta mu scientifique ujya uvuga ngo P2 ni PDO5 mu gifaransa never PDO5 never none se reka nkubaze iyo banditse HO H2O3 babyita babyita ngaho sobanura uyu ni umunyu sheri really hanyuma ubwo usoma ugiye kubisoma usoma ugize kanga ngo SO5 niyo shode guys hydrochloric iyo bagiye kuvuga hydrochloric ntago basoma ngo ni HCl ariko babisoma uravuga igifaransa basoma hydrochloric reka turebe ibintu bitubeshejeho ubu kuko iyo ni ya mitu mwarize hari abantu kandi babayeho neza kandi babayeho neza Kanyombya ari kutubeshya cyane bimereye neza cyane bavuga ngo chloride hydrogene ntubimenye tuberekeraho byarutwa na muganga wagiye komeza muganga ari wawe ni Nyamirambo oya nabyo bupfumu ni hara Kimisagara Kanyombya we Kimisagara Nyamirambo ari yakurikiriza yose ni kimwe ni ku kirenge cya Nyamirambo ku muntu dukurikiye se nizihe ndwara ushobora kumufasha ubu ngo baramutse aje kwivuza indwara yose cyane cyane z'amarozi Kanyombya baramondogeye ndakwinginze bari umvurire Kanyombya tukiva mani uburozi buba butandukanye hari uburozi amarozi abatandukanye hari ubutamikano hari ibihuhirano babitandukanye hari n'ibirengano mu mayira abiri babigiye bitandukanye rero biterwa n'ubwari gufite komeza umubaze we baruzi biterwa n'igihe bimaze kuko ushobora gusanga ibintu byo kwa ushobora gusanga n'ikintu urumva baherutse kunyiba iPhone 14 Pro Max hashize igihe kingana ute hashize 1 week baza kuvugana urumva ushobora gusanga nk'ikintu wenda kimaze nk'amezi abiri cyo ngicyo ntabwo cyagaruka amezi abiri ntabwo cyagaruka ariko ngo hari n'ukuntu umuntu ariko wenda biterwa n'uburyo ikirungo kigasirikira mu bantu benshi none nyibye nkagiha uyu mukobwa akagiha Kanyombya akagihuriye bagenda bakigurisha uyo ugiye kuwe kugishaka ubwawe uri kugishika ntabwo icyo kintu kibona kuko ukibona ahantu henshi hagiye hatandukanye bivuze ngo urashika usigira ubwoba reka be babwiye Kanyombya nshuti yanjye uragaruka
reka mbabwize kuko n'ubundi umuntu yakurabura iyo haje akantu ko gushika aha kakaba ari kabi nawe urabyumva karashika apana karashika oya urumva rero ngira ngo niko samu gakirewe cyiza cyafite adresse bura nicyo nkunda reka dukomeze tumumbane mubaze hari indwara ashobora kuvura ni nk'ibingiye tubona ku mpapuro bamwe n'abagenda kwikora publicité ushaka kuvura umwijima ukavura igifu ukavura amaraba abandi bazana nk'umwoyo wose ugaturumbukayo babyita yizinze se nangwa yaturumbuse bya n'ibitangwa nagurutya rukuntu umugabo arwara ama infection mwana gutya marayiwe agasa nk'amanuka mu nakazo ndikamanuka mu uretse abarwara musipa rero nabo barahari nk'ukuntu abantu bashobora kurwara imisuha bita ngo ni akango umuntu arwaye musipa ngo umuntu akajya ngo imusipa n'intuza niyo misuha niyo misuha akabasha kurwara icyo bita testicule wabona bihanganye kwa ko ari imbere ya kamera akarwara testicule akarwara ku mabya mugenda bivuga nibyo hasigaye rero Kanyombya wagiye ugira umuco ku kiganiro cyo kirebwa n'abana batoya batuje imyaka abatose nukuba ko muzajya mwigisha abana amano ntimubigishe n'ibindi ese kwiga biology batangiye kwiga biology ejo bundi kuva mu myaka yashize bayitangiza mu mwaka wa 4 kujya muri 5e primaire abo bana ni bato ese kuki mushaka kuvuga ngo abana bato n'abafite imyaka 4 5 iki wowe ufite absence d'éducation ufite absence d'éducation nukuba ko wowe wize kera abo ngubu kuva mu wa 4 gwa 5 bigisha umwana ndabinginze mwikumva amasomo ya Kanyombya pe uretse ngubwire kugeza mu wa 5 bigisha iki ntabwo ari abana bacu bato bayigayo yafite abana bakuru bige primaire bize primaire hano ese ibyo bintu ni ngombwa ko babyigisha ku isu cyangwa umubyeyi yabisobanura umwana we oya nabyo basobanura kusanga umubyeyi akibwira umwana babwira ababyeyi wakanaga wenda n'uburyo babwira ababyeyi ntabwo basesengura nko kusesengura gute gusesengura gute nkuko nguko buri muvuga ati ariko gusesengura si ngombwa none se wari bumva muri karasi nango kugira ngo ajyaji hoya gusesengura si ngombwa kubera ko none se reka nkubaze wowe ubyise mu cyongereza sibyo ngewe nkabyita mu gifaransa uriya akabyita mu kinyarwanda bakagomba hari ikintu bihinduye oferte bakabafura amaso bakamenya ibintu icy'ingenzi si uko byitwa kakari primaire kugeza none se ni ikihe gitandukanye ni iyihe karitije kuko wowe wakivuze mu kinyarwanda ngiye nkabivuga mu cyongereza oya karite na karite nyine we niba ari byo beta ko rero none ntagara oya ari kuvuga ngo kubisobanura ngo kubivuga ngo cyane ngo nibiki ntago ari ngombwa ntago ari ngombwa kubisobanura kuki mushaka kuvuga ngo nyababyeyi ntago ari ngombwa kubera ko umwana n'ubimubwira ukabimubwira mu cyongereza n'ubundi ntago bizakuraho ururimi rwabyo abahe batingana kuvuga nyababyeyi ni ryari umugabo ashaka kugira nyababyeyi ni ryari umugabo ashaka kubyara habyara abagore hatwita abagore birangiye ngo umutinganye ibyo bintu pole sana Kanyowe ni ryari uwo muvuna mweta ashaka gutera mu mugenzi winda hari umbase la ilaha Muhammad rasulullah ariko se abitwa barokore burakora ikimube cyabashaka cyane ya rabbi lakal-hamd ubu abagatolika barakurikira abaporoso barakora iki koko ni ryari umugabo yajya kuryamana mugenzi we akamutinga ngo baramutera inda ryari umugabo atwaye umva nkubwire sibyo ça c'était très imbécile hari agace gatoya hari agace gato sibyo c'est ignorant c'est très ignorant c'est sauvage ariko Kanyowe kubiri kugera ku butinga yendo babiri kumbabaza kubera ko umwana wanjye abaye ko nango kambwira ngo wagiye ubona mukecuru yawe kuva wagenda nturahura nawe no mu nzira muri Kigali ntibishoboka nabone nabibona mbyumva gutyo ariko mu makuru no mu nyandiko ni mu biki nkubonye sinzi Sadunda what mean Sadunda n'umutinganye I don't know nago mbizi mbimuziho namubonye ejo bundi numvise ko afite n'ubukwezi I don't know ariko rero Sadunda namubonye gutyo c'est les bêtes moi je sais pas il faut que mukurikirana philosophie mubonye se wamukorera iki amubonye nkamureba mu philosophie yanjye gakoko ikareba ko ari umutinganye ntabwo yaba ari umuntu sauvage nta kiganiro nakoranye nawe ariko dukoranye ikiganiro nabyemeza kugira ngo ame significate ame definition y'ukuntu atekereza mu bwonko bwe il est sauvage bien il est imbécile bien sauvage pas sauvage tout simplement ou bien c'est un idiot ou bien c'est un connard ashobora ibyo ngiye byose kuba ari ibyo oya niko yavutse reka ngwire ufashe umwana ukamushyira mu ishyamba akabana n'intare nawe akabana n'inkende ibintu nk'ibyo ngiye umwana muto wa mbebe
wavutse uwo munsi ukamutereka hariya bitamuriye agakura akagira amezi 3 4 5 akagira nk'umwaka imyaka 2 abana n'ibyo bikoko ahinduka bya bikoko nibyo byuyu yavugaga ndabyemeza 100% ko iyo mico yabo ko barezwe iyo ngiye muri ibyo bihugu byo hakurya nigeze ngeramo nazi akari ko barerwa ntibakora ibyo bintu by'ubutinganyi nk'ababa hejuru muri Mississippi Missouri nanga ahantu hakonje hashyushye gutyo bakaba wapfa kubera kudashaka kuhaba twe twemere kubanga ugiye muri Mississippi ushaka gupfa bayamushatse ariko noneho ntabwo mu Rwanda tubyemerewe ntabwo Uganda babyemera no hirya nibabyemera nukuvuga ngo rero ubwo butinganyi ça ne se fait jamais c'est très sauvage ntabwo bibaho mu Rwanda ho ntabwo wavuga ngo mu Rwanda ntibabyemera kuko ntabwo bari basinye itegeko tabyemera noneho niba batari basinye itegeko sindi mu mategeko amategeko baza amategeko bizawe amategeko bashinga n'amategeko ngiye kubwanjye ngewe simbyemera ese hagati ya Peri na Beri wahitamo nde mbona ahita mufite igitsina gore ariko zikora igicucu ukakimaze iki se kagikorera ibyo byangomba akwimye se yanyuma akagishyira abandi apfa kutagishyira mugenzi we ibyo nabyo kubisubiza bibaye ikizamini gikomeye bibayitera soni ngo uyu nguyu ngo niyanyemera ariko icyo gitsina ukagiye utameze nkawe usanze mu bana bawe hari uri kujya muri iyo nzira ibyo byo urabyumva nawe ni urupfu sinzi ukuntu nawe ameze hariya ngo havuka abarozi akavuka bicanye n'ibiki yaba atakiriho ça c'est normal pour moi nawe ubwo burenganzira sinanabumuha ubwe yabikora asanga igihugu kindi kuko iwanjye ni mu gihugu cyanjye iwanjye mu nzu ni igihugu cyanjye yarashatse cyangwa yaravuye iwawe akagenda iyo ngiyo pour ne plus rentrer chez moi ntabwo ashaka kugaruka iwanjye never return at home. Okay, turacyari kuganira n'ubundi ni Kanyombya ngira ngo nandi kubabwira ko Kanyombya live yagarutse hariho comedy nziza cyane ziryoshye ngira ngo Kanyombya ari na company bari gukorana ukeneye ibintu byo gukodesha cyangwa se kugura n'iki ufite nk'amazu ukaba ufite inzu yawe ukaba ushaka kuyigurisha ukaba ufite se imodoka zawe nangwa imodoka imwe ukaba ushaka kuyigurisha cyangwa ukaba ufite company niyo yokora umupira wambaye test dealer okay ukaba test dealer ukaba ufite ni sambu nangwa parcelle ukaba uti ndashaka kuyigurisha ubwo usanga test dealer ikaguza n'umukiriya without commission nta komisiyo bagusabye bakorera he bakorera hano ugiye kuri burarirwa yego aho kuzamuka ukomeza urareba ibumoso bwawe ukabona etage ya nivo imwe ni Kicukiro hano hirya Rwandex uzamuka Rwandex yego ukareba icyapa kiriho ibintu bya skoro abantu bari kunywa kayoga aho ngaho ureba hejuru kuri etage kuri nivo ya mbere ukabona icyapa cyanditseho Tedila iyo gihe rero ushatse kugira ngo uvugane nabo utelefona kuri 078 urumva umuntu aramutse yana 078 yego 445 078 500 okay naho ngaho ayana biyobewe yagukomunika nawe wamuyobora ntari Kanyombya yakuyobora ariko si ibyo gusa uramutse ufite nko kuba ubwira famille yawe kugira ngo ujye muri vacances ukavuga uti ngiye mfite ibintu byanjye byo mu nzu mfite inzu yanjye mfite imodoka yanjye ndashaka kwisiga mu Rwanda ndashaka kwisiga i Kigali cyangwa handi hose ndashaka kwibasigira kugira ngo njye muri vacances n'abana banjye mu bindi bihugu mu mahanga uragenda ugasanga company ya Tedila icyo gihe igasigana ibintu byawe wagaruka ugasanga hari ikintu cyangiritse bahita bakwishyura ngira ngo nuko bimeze cyane Peri abantu harya kuri ya channel yawe niyihe bakore subscribe ni ya channel yo ni Ngombwa Media abajyeho barebe hariho filme nziza cyane yitwa The Last Born. Abantu bajyeho ni byiza ko dushyigikira cyane Aberi ngira ngo nawe turaza no kujya dushyira contact hejuru kugira ngo abantu bashaka kujya kwivuza babantu mani uyu muji atandukanye nabandi bantu kuko burya nubona umuntu ufite address ahantu akorera ntago ari wa muntu ushaka kuguteka mu mutwe umuntu uvuga ngo akorera hano ofisi iyi niye kanahakurangira bya nawe ngombwa ukajya akagusuzuma akakuvura yego nyamakuru Gakire reka tubanze turebe uyu mugabo ndumva ari umuntu ukomeye cyane hariya ku kirenge cya Nyamirambo ndumva wamuha ikizamini nkumva ko afite ubwo bumenyi kuko ndumva ibihambaye bikomeye arabivura urumva ko avura umwijima akavura ikifu akavura n'abantu badashobora gutera akabariro neza abo bose badashoboye
ça c'est pas possible noneho no kubivura kugira ngo bihaguruke kereka batarabikandagiye nk'ibyanuza hari umuntu umwe navuze ariko reka muvuze mubyeyi witwa mubyeyi noneho nawe tuzamuzana byo kugira ngo wenda ngo umuntu adashyuka adahaguruka biterwa n'umugabo wenda reka tuvuge imbwa mu mazina yazo hari uburyo nk'umugabo akesha bafite nk'abagore barenze 2 cyangwa 3 umwe muri abo bagore akaba yashaka umuti utuma umugabo najya agira ko abagore bandi adashyuka uburyo ujyayo igaryamika kamera gutya narabyumvise urumva murabutanga cyangwa muvura abo bagize turabivura abo bagize gutyo uburyo ujya ku bandi bagore ubivura n'uburozi mwabutanga oya ntabwo mubaze yanaroga wabera ukuri wabera wese uvura yanaroga none wabuze ukuri uvuze ukuri yajya wemera ari uburozi bwaba ari uburyo umugabo urumva uburyo wabera uvuze ukuri none abagore babiri nibyo urabomara uramera ndaguhera sure sugise niyo wabimenye ute birebera ku maso murahengereza oya amaso se niho bakorera bakorera mu maso nije itwa mubona abantu barwaye sida nguri arabyibuje ngo na sida arwaye uri arananse ngo arwaye sida ntago sida bayirebera no kugahanga usugi bapimisha iki urabanza usugi metre wabimenye wowe urayizi wowe urabizi cyane sugimetre none nkwibarize umuntu arwaye uruhu wavuze ko n'uruhu ruvura umuntu akaba arwaye nk'uburima ni ikizamini nguhaye ushaka kutubwira umuti ushaka kuvura nk'uburima nese umuti nkakubwira izina ry'uwo muti cyangwa buryo ukoramo urambwiye ngo ushaka kumbwira umuti nese umuti ndakubwira gute urawuvuga wowe ikintu cyane banza wumve ushaka kutawuzi nyine banza wumve na mapera ni amavoka n'amavuka ukabivuga none urumva n'amavuka naryo ukeneye uruhu rufite indwara nyinshi zitandukanye aratubeshye urumva wowe uruhu ruba rufite indwara nyinshi zitandukanye ntabwo ari indwara imwe ushobora kuza uvuga ngo n'uburima ari ubushita n'ubushita muravura urumva ibyo kuvuga ngo indwara y'uburima ngo umuti wayo ni uwuhe wego ino babanze barebe mbese urwo ruhu ubwo burwayi bwatewe n'iki gusuzuma bagusuzume barebe ubwo burwayi bwaturutse kuki kugira ngo bagufashe abantu batari mu Rwanda buni nibo bantu cyane mbambariza kuba bari mu Rwanda baza kahagera cyangwa abari mu ntara n'abari mu mahanga abari mu ntara akeshi dukoresha kuriya imiti kabageraho kandi na iposte na irahari ahubwo ibyiza nuko abaha nimero bahe nimero tanga nimero mu mahanga iposte irahari cyangwa n'uburyo bwo gukoresha inkorongo ariyo ikoranabuhanga ibyo ngibyo ni ibya gakondo inkorongo ukaboroga umuntu mwatuzanyemo n'indi wana noneho ibinyinya bya bindi bavuga kanyo twabaye duhagurutse uhaguruka ujya he none agenda aragukorera inkorongo irakuguru n'amahirwe nahuye n'umwana w'irepfo iwacu Nyamasheke bari bagiye kumviraho indi mwenda banda kumbwira ngo babagabo b'imitwe batatu barimba muri ya ndirimbo ngo nabi Nyamasheke saba Rwamagana se nsenda n'ibiki nabi Rwamagana saba Rwamagana mucuza yahita za Kibungo gutya none se wabahe watanze nimero kugira ngo tuzimenye oya nimero yanjye nta yindi ni 078 078 990 2037 nimero no kuri WhatsApp hose iriho WhatsApp ni 0789902037 ngira ngo nuko bimeze reka dusoze zikanyo kusucike intege mu Kanyabugabo narindi kumva izo nimero ze ashaka kutubeshya ko atangiye kumbwira ngo uburima buvurwa navoka mubeshye n'ibinanasi arabye andango nibyo urambeshye nawe oya yarakuze ivogonyo ryawe yajyanga rero ko watuza umuntu abagusubije mu gutyo yajyanga watuza urumva hari uburyo umuntu agusubije gutyo wagira ngo atuze kwa rugutuza turamuzi Kanyombya kuri ukimurebye mu myaka y'uburi aracyabasha yewe kira gikorwa ariko ntabwo gisaba imyaka buretse abanze yisubirize uyu nguyu nuko abishaka ariko yarabibuze Kanyombya rwose reka nkubwire niyo bajya bavuga ngo nubwo atari wowe sibyo ariko komeza ushake kwiza uzaterurwa n'ijeki izaguterura
ariko ngo abantu nkamwe ngo muri hatari ngo muranesha twebwe ntago rwose abantu nkamwe oya pe ntago muri barutaneshwa gikorwa ntabwo gisaba imyaka aba ngo ni barutaneshwa ubu kanyombya koko mubwire kiriya gikorwa nese ubu ngubu nta musaza w'imyaka 80 byo ubona ubyara utera inda oya bira byo kubyara byo kiriya gikorwa ntabwo kiba cyabaye ntago kiriya gikorwa kiba cyabaye oya uko guhaho nyine uko guhaho nizo mbaraga afite urumva uko ntabwenge uko guhaho ndabona kanyombya atangiye gusara reka guhaho nizambara habyaye umugore w'imyaka 75 arabyara ni Imana yamuvugiyemo none ni arabyara byose ibyo ni ibintu by'ibitangaza by'Imana uyu ntabyaze yarasijya mu mihango iyo mihango yawe sinyizi mihango y'ubukwe nk'ibyo ngibyo ariko nibyo di wowe umutinganyi wambwiye abagabo bajya mu mihango yewe nakubwiye ngo ntabwo ndi umutinganyi uyu ntabwo ari umutinganyi ejo yagira ngo nzibure umugabo guys ndacyari single sibyo nimero yanjye ni 078 sama zibahe zivuze arashaka umugabo ibigabo rero nibitangiye aho niho arizane arashaka umugabo aho niho haguruka 078 kangahe di sama araza kuzibaha 078 1 ubundi abantu bose murabe mwumva ko kanyombye ari kumbeshyera kamati ya pare okay murakoze cyane nyamara genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire